nguko nkuko igitaramo cya Papa Cyangwe cyaje kuba kiba muri weekend ishize. Haje kubasohoka amakuru nyuma yuko Papa Cyangwe yavuze ko Kigali Universe yamwambuye amafaranga. Urabizi nyine baba bagiranye amasezerano n'inzu yamuhaye aho akorera ariyo Kigali Universe. Gusa umuvugizi wa Kigali Universe Ngarigani Rugaju muramuze n'umunyamakuru kuri radio Rwanda na televiziyo ndumva yarigeze kwakora, yaje kubisobanura mu magambo avuga ati Papa Cyangwe ni umuntu twakoranye nk'umujene uri kuzamuka gake gake kandi turamworohereza ku bintu byose twakoranye n'amasezerano twagiranye birimo yuko twamworohereje nawe arabizi kandi ko ari njye wamukorera ubuvugizi. Avuga ni uyu ni umujene uri kuzamuka mumworohereze, ni njye wamuhuje n'abayobozi ba Kigali Universe, ni njye wamuhuje n'abayobozi yagiye akenera bagenda baganira. Kandi Rigani Rugaju ahamya ko Papa Cyangwe ari we wivuganiye n'umuntu wamuhaye ibyuma cyangwa se icyo twakwita nka sonorisation yaje kuba ibatenguha umuhanzi nka Yampano akaza kuba atabona umwanya wo guperforminga muri iki gitaramo cya 5 years experience cyari cyategura Papa Cyangwe. Reka rero mbasigiremo amakuru cyangwa se amajwi y'uyu muvugizi wa Kigali Universe Rigani Rugaju abisobanura namwe mwiyumve. Ciao ciao. Amasezerano twagiranye na Papa Cyangwe sound niwe wumvikanye n'uyimuha. Yego. Niba yaragiranye ikibazo n'uwo bumvikanye kuko mu masezerano biri clear ntabwo ari twe twagombaga kumuha sound. Ibyo yarabizi. Yego. Niba yumvikanye n'umuntu ko agomba kumwishyura ntamwishyure cyangwa se akaba atari yabona amafaranga, kumvikana kwabo cyangwa mu gihe bari kugirana ibiganiro bashaka inzira yakemura ikibazo ntabwo ari ugufungwa. Yego. Kigali Universe ni venue abantu bakwiye kubaha. Yego. Ni venue ifitiye abantu benshi akamaro. Yego. Ntabwo twakwemera ko umusore muto dukunda twashyigikiye twafashije I repeat it again, twafashije. Yego. Arabizi ari mu bantu tworohereje na timu ye inama zose twakoranye, guhera ku muyobozi wacu ushinzwe ibijyanye na operation n'abayobozi bo hejuru muri Kigali Universe. Hari ijambo rimwe rivuga ngo uwo ni umujene muto uri kuzamuka neza mu mufashe. Yego. The spirit yari ukumufasha. Ubwanjye yasanze ndi muri restaurant ngiye gukora inama n'abandi bantu. I was the one wamudirectinze n'umuntu bari bazanye mu nama, njya no kumurebera umuyobozi bagombaga kuganira n'umuntu wacu usanzwe mu by'ama event uramuzi BGC. Yego. Twara mufashije mu buryo bwose umuntu yafashamo umuhanzi. Professionally dukora contract, kubaha ibyo twashyize muri contract, kubaha neza inyungu ze nawe yagombaga kubaha inyungu zacu. Yego. Here is a thing ngira ngo mwumve neza Clement na turi kukumva cyane. Yego. Iyo ukoze igitaramo return ntibe ko wabonye amafaranga menshi mu gitaramo. Yego. Investment ikaba ingana n'ibyacurujwe. Yego. Bikaba ari ibintu biri clear mu buryo bw'ikoranabuhanga systematically, nta kuntu wabikwepa. You can come ukavuga ngo munyereke ibyinjiye. Amatike ntayagurishijwe mu buryo bwa fraud. Uburyo bwari buhari bwo kugurisha amatike arabuzi yaza kabureba. Yego. Niyo wavuze rero ngo Kigali Universe irafata a certain percentage, hanyuma ayo matike niba hari ibindi agomba gukavaringa nka cost muri Kigali Universe, yego, bikagaragara ko abantu baje bingana, ntabwo wagenda ngo uvuge ngo byanze, ngo banyibye, ngo abantu ngo bamfunze, ngo bandenganyije. Sibyo kuvuga ngo abantu niba bamufasha, ari nabyo ngira ngo mugireho inama. As a young brother ukunda muruta mu myaka, nubwo ntari umuhanzi ariko mbana n'abahanzi bari no kuri nivo rwose nini kurutiye. Yego, the best way to communicate, ntuzigere na rimwe ugenda ngo ufate a brand ngo ujye kuyisiga icyasha, kuko izindi zizashaka gukorana nawe zizakweshoninga iyo professional approach bijyanye n'uburyo usobanuramo ibintu byawe. Okay. Ngira ngo abenshi amagambo Papa Cyangwe yatangaje ku mbuga nkoranyambaga mwara yabonye ku munsi w'ejo, gusa mu kiganiro yajyanye n'igihe hari ibindi yatangaje, ngira ngo nabyo tubinyuremo twihuse cyane.
Papa Cyangwe mu kiganiro yajyanye n'igihe yatangaje ko rero kugira ngo afungwe bijya gutangira byatangiriye ku muntu wari warakodesheje biriya byuma bya sonorizasiyo. Papa Cyangwe yatangaje ibi ngibi agira ati uwadukodesheje ibyuma yari yavuganye na Jidena wamfashije mu gutegura igitaramo arambwira ngo twamwemereye miliyoni 2, icyo gihe twamuhaye 300,000 y'amanyarwanda, nyuma ku wa gatandatu ubwo ni ku munsi w'igitaramo mwongera indi miliyoni, ubwo biba miliyoni n'300,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo umupapa yarageze mu gitaramo rero ubwo urumva rero musigayemo 700,000 bitewe n'ukuntu narimo nirwanaho, naramubwiye ati rindira andi asigaye ndaza kuyaguha nyuma. Nyuma kwimubwira rero yahise arakara arambwira ngo muri kunsuzugura n'abandi bahanzi bagiye babinkora. Icyo gihe yahise acomokora ibyuma zo trap ari kuririmba, yewe nabonye yikunda cyane. Bitewe rero nuko njyewe ntari naravuganye nawe, Kigali Universe yahise imusaba gusubiza ibyuma iranyitangira. Ikintu kibi yakoze nyuma rero ngiye kuvugana na manager wa Kigali Universe, uwo mugabo yahise avuga ati Papa Cyangwe nava aho ngaho baramfungirana ngo nishyire 800 ndaramo kugeza mu gitondo. Muri icyo kiganiro Papa Cyangwe yagiranye n'igihe yakomeje avuga ko ngo uwo mugabo yashyizeho abagabo 3 bakushinzwe kumurindira umutekano, ahaguma kuvugiye abandi bari bitabiriye iki gitaramo batahiye saa 8 kugeza saa 8 irenga za mu gitondo. Papa Cyangwe rero muri icyo kiganiro yakomeje avuga ko ngo kugira ngo abashe kwemererwa kuba yava aho ngaho yari yafungiwe yabanje kwandika amasezerano ndetse anifata voice note. Abari bashinzwe umutekano rero bari bashyizweho kuburinda babona kumwemerera gutaha arasohoka. Gusa nyuma y'uko rero impande zombi zigiranye ibiganiro bikaza no kurangira impande zombi zemeranyije ko Papa Cyangwe ari kurwa gataha, ngo bari bemeranyije ko bitarenze tariki 25 Ugushyingo, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize, amafaranga yasigaye nyiri byuma agomba kuba yayahawe. Ku rundi ruhande kandi mu maporo z'amasezerano yo ku ruhande rwa Papa Cyangwe ndetse n'abanyiri byuma ngo yerekana ko amasezerano izi impande zombi zagiranye yavugaga ko Papa Cyangwe yagombaga kwishyura amafaranga bakimara gusuzuma ibyuma bakumva ko bikora neza mbere y'uko igitaramo gitangira kubaho. Abateguye igitaramo kandi bavuga ko ngo ikibazo kitabaye ibyuma, ngo ahubwo ikibazo cyabayeho ni ukutubahiriza amasezerano. Ngo Cyangwe ngo yagombaga kuba yavugisha abangaba bakabwira ko amafaranga atari bubashe kuboneka mbere, hakaba hashakwa umuti bitaragira ku rwego rwo kuba bazimizwaho ibyuma. Papa Cyangwe ku rundi ruhande kandi we avuga ko kumuzimizaho ibyuma byamuteye ibibazo bitandukanye, harimo kuba indirimbo ziri kuri album nshya ataraziririmbye ndetse no gushwana n'abahanzi bamwe batandukanye bari bari mu gitaramo cyiwe. Ngayo nguko.